ko wisanze. No kuvuga ngo iki kintu ni nk'imvugo itandukanye ikurikira ibyago byikuba kenshi bikurikirana umuryango, harimo indwara, imico mibi, ubusambanyi, ubuzima bupfuye, ndetse ku buryo nta n'ibinagutungure ko uwo muzenguruko ushaka kuwusanga no mu muryango w'abakirisitu. Cyane abatambutse byarangiye, ariko nta kibazo, ubwo turi muri Yesu nta ngorane. Wapi kuri Yesu urimo wo gukira ibyaha no kuzajya mu ijuru. Ariko indi migabane, niba usangiye amaraso na Yesu, ko handitse so na nyoko mu irangamuntu, ko nta urandika ngo mama papa ni Yesu mama ni Yesu. Ese kuki muhunga ibikuriho? Kuki uhunga ibyago bikuriho? Kuki uhunga agahinda kakuriho? Kuki utumva utagomba guhindura bino bintu? Amahoro y'Imana, umugambi w'Imana n'ubuntu bw'Imana bikuru dukurikiye ku mwuga Bera Ministries, amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Imana ibageneza cyane. Ngira ku munsi w'ejo washize twaraganira ambwira ngo twisanze mu mihanda tutaza abayiharuye, twisanze mu mateka tuyagwamo, twavukiye mu mateka, twakuriye mu mateka, twisanze mu bibazo. Nyine nuko mbisobanura, rebe izi ntambara ziri hagati mu Burundi, muri Kongo, byose akavuye bigenda biboneka byose muraza kurusange nibyo basokuru bacu bindi bazungu. Kuburya umuvumo uva ku Mana kuri Satani ku bantu, kandi agiye bafite side party n'abandi bantu bashobora kugushora mu ngorane, tukabisangamo mu ntambara yabyaye genocide yakorewe abatutsi muri Kenya kandi babyibuka. Yabaye ibyo byose byagiye biza mu bantu bikurikirana, impfu zitunguranye, impanuka, uburwayi bwa sida, abana bavukana, ibituntu, inkorora. Ibyo byose ni ibintu twisangamo, ariko dukeneye kubaka ahacu kugira ngo Aburahamu abone gakondo. Byamusabye ko ava mu gihugu cy'iwabo, ngo va siga genda nsabana nawe. Ariko umenye neza ko abana babonye Kanani hashize imyaka 800 bisekuru 8 byose, ko kuva kuri Aburahamu kugenda ukagera ku bagiye mu Egiputa hagiye abuvivi bwe, kuko umuhungu yari Isaka, umwuzukuru wari nde ari Yakobo. Abuzukuruza nto hagiye ubuvuga bagera ari abuzukuruza nabo bagiyeyo, nabo bahamara imyaka 430 bisekuru bigera kuri 7-8. So no ubuvuga nibo bavuye bazafata cya gihugu. So birasaba kurwanira uburenganzira bw'ibyawe no kumenya icyo urwana. Icyo nzi cyo nubwo nasoma imirongo myinshi itandukanye, wamenye ko nabwiye muri Yesaya ku munsi wakambwe muri Yesaya sobanura ngo ntibazongera kurihira ubusa, ntibazongera kubyara no guhura n'ibyago, ahubwo bazaba umugisha. Rero ndagira ngo uyu munsi unkurikira, kuko usanga unkurikira, ukore comment, ukore share, ukore like, yisangiza abandi. Kandi ni utariyandikisha wikomeza ikiganiro banze wiyandikishe rwose, ukore kuhara kuri subscribe urahabona, kuri kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ikiganiro uko gisohotse utiri ugishakisha ngo ntakibonye. Nongere nibutse n'abandi bantu mudira kugusha, mwongere mujyeho nyaboneka mukurikire. Kandi ujye wibaza impamvu umuntu w'umugabo afite ibintu yavuga, natumira abantu tukaganira tukavuga ku bandi ubwo namba, ariko narabyanze. Umwe Bera Ministries ntabwo ari cano y'ibiganiro, ni ijambo ry'Imana ribeshaho uryumvise no kubasha gucukumbura, bwo gucungurwa Kristo ari hariye, bwo gusenya karande n'ibituriho. Ibyo ni uruhare rwawe, ni uruhare rwanjye. Niki navuze ngo ntabwo ba data baduse ikibuga giharuye, twisanze mu makuba. Rero Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Kadusengana Imana. Turagushimye Imana yacu, Imana ikomeye, Imana nkuru, umutwaro utwara abatware, mwami w'abami, Imana ishobora byose kandi Imana irengera, Imana ikora kandi Imana ivuga. Turakunezerewe mu mugambi wawe mwiza wo kuba natwe muri byose no kudushyigikira. Ngaho rero komeza dufashe muri byose mwami. Umva kino kiganiro bagire neza, kandi ababaswe na za karande n'imivumo bakurikirana babayeho nabi mu marira, mu maganya, mu ngorane, data wasukuka wera, kandi ubere kubwenge bwo kubasha gusohoka muri bino bintu no kubasha kwitwa abana by'ukuri kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Turabashimiye cyane rero mwe mu gukurikirana. Imana ibaho umugisha. Ejo naganira amagambo mvuga ntese babwira ariko se ubundi umwana we Natani yazize iki? Ekibodi we yazize iki? Sabana ba Kanani bazize iki?
reka turebe ubundi umuvumo rezinikite bituruka ku byaha bitihanwe byakomeje kubaho. Akenshi uzasanga icyerekana ibyo bintu kibamo kutumvira, violence cyangwa se usanga abantu bahohoterwa, abana bakugahoterwa, abahungu bahohoterwa, hari agahohoterwa. Ikindi usange neza yuko nta muntu n'umwe ushobora gufasha uwo muntu, nta muntu uhari, ntaki, harimo kutumvira ababyeyi, guhangana, gutongana, kuzirana. Mbega ahantu hari umuvurungano hose uzasanga hari ibyo bintu, kandi rimwe na rimwe bigora umuntu bifite. Ibi rero ugomba kubyumva kandi ukabyumva mu buryo bukomeye. Umuvumo wa karande cyangwa karande bihora bikurikirana igisekuru ku gisekuru, kandi bigatuma umuryango uhorana amarira, kwiyahura, gupfa ukenyutse, guhora mu gahinda, indwara zidakira, indwara zibiza bikaza. Beho gasanga umuryango uko waba uri ko kose kuzagera ubwo iyo karande n'umuvumo bisiga bihanaguye umuryango neza ukazima burundu. Kandi hari indi miryango tuzi igihe uruhererekane, abantu bakabyara abandi bakazakomeza, nubwo umuntu yapfuye bakagera ku binyejana 10, ariko wa muryango utarazima. Hakaba n'uzimira ku binyejana 2, hari uzima utujuje ibinyejana. Nkaho se tuganire nk'abavandimwe, mama uramuzi, so wawe papa uramuzi, yenda urabazi ndagushimye, ariko nawe si ku bwawe. Sokuru uramuzi, nyokuru uramuzi, niba umuzi se sokuruza uramuzi, nyokuruza uramuzi, bari batuye babaga he? Ntiwavutse bona wizengurukaho. Iyo wabyaye ukubwira ngo mwana wanjye soro nta mahwa ninde. None nawe urwego urimo bigaragara ko nawe usa nk'uri muzima kandi nubwo uhari. Cyo nkundira amashanyarazi cyangwa umuyaga nkuba mu Kirundi, uragenda amatara akaguma aho ngaho akanuye. Turahari ariko ntiduhari, turacana ariko turabazazima ejo, turarya ariko ejo ntabwo tuzi uko bizamera. Kubera iki? Ntabwo ibintu twabyisanzemo, nta ruhare twabigizemo, nta n'urwo bifitemo, kabone n'ubwo bagushinja icyaha uwisanze ahantu ugomba kubaho gutyo, kandi nta kindi wabikoraho, niko wisanze. Ni ukuvuga ngo iki kintu ni nk'imvugo itandukanye ikurikira ibyago byikuba kenshi bikurikirana umuryango, harimo indwara, imico mibi, ubusambanyi, ubuzima bupfuye, ndetse ku buryo nta n'ibinagutungure ko uwo muzenguruko ushaka kuwusanga no mu muryango w'abakirisitu. Twibuke diyabete yo mu cyiciro cya 2, twibuke indwara z'uruhererekane, wibuke amasinozite, wibuke ibifu, wibuke n'izindi nyinshi. Bureba ko n'umutima nawe ushobora gusanga uri umwe mu byo bakurikirana mu muryango, ugasanga urawukurikiranye. Ibi rero mwibuke neza ko imigani cyangwa se igitabo cyo ku 25 haravuga ngo uzaramya Imana yonyine gusa ko ndi Imana yawe, kandi ni Imana ifu ikagira ishyari. Iravuga ngo nzahora abana gukiranirwa kwa basi kugera ku kinyejana cya 4. Kijye bimenya. Abakristo bamwe bibwira yuko abizera bashobora kugira umuvumo gusa ku babyeyi, ku byaha bimwe birimo ubusambanyi, gusenga ibishushanyo n'ibindi byaha byo kurengera. Abandi bakavuga batari kuko biri kose bishobora kuba umuvumo ukomoka ku babyeyi cyangwa abadukurikirana batambutse byarangiye, ariko nta kibazo, ubwo turi muri Yesu nta ngorane. Wapi? Kuri Yesu urimo wo gukira ibyaha no kuzajya mu ijuru. Ariko indi migabane, niba usangiye amaraso na Yesu, ko handitse so na nyoko mu irangamuntu,
ko nta urandika ngo mama papa ni Yesu mama ni Yesu. Ese kuki muhunga ibikuriwe? Kuki uhunga ibyago bikuriwe? Kuki uhunga agahinda kakuriwe? Kuki utumva utagomba guhindura bino bintu? Uzakubwira ko yakwirukanaho umuvumo w'ibyaha uzamubwira utahurambeshye ko Kristo yaradupfiriye ku musaraba, kuko Yohana yavuze ngo dore ntama w'Imana dore ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nuko yavuze kera ibitambo byatwikiraga ibyaha, ariko Kristo waraza we amaraso ye aza ari umutambyi umwe, ari nawe bw'itambo bwe byose arabisoza arabirangiza. Aho rero mwe mwizera Imana mumva muri abakristo nyabo, nta kabazo k'amatsiko nakwibarizaga, nta kabazo k'amatsiko. None subize akenshi umubyeyi agira imbaraga zo kuvuma umwana we. Niyo mpamvu navuze kuva ngo wubahe so na nyoko kugira ngo ubashe kuramira mu gihugu Imana iguhaye. Tuzirikane neza yuko umuntu wa mbere wavumwe Imana yabakuye muri Edeni ko ntiyabavuma, ahubwo wavumwe ni ibice 3:17 mu itangiriro n'uwitwa Kayini. Ibyaha byitugatugira ku rugi rw'umutima, ari ukwiye kubitegeka. Menye neza ko byahereye ku nde. Abandi mukibira uti impamvu byabayeho kugira ngo nuko Imana ntabwo Imana yavumye Adamu nayo yabakuye ngo umuzaniye ubutaka kuvumwa. Niko Imana yababwiye buzaberera ibitovu n'amahoro n'imifatanga, namwe muzakura imitsi. Rero kuba uwitwa Kayini na Abeli, Kayini yarashoboye kwica Abeli, ntabwo ari yo mpamvu twakubitekerezaho. No kuvuga ngo ubutaka buravumwe, ariko umuvumo wongeye kuza kuri Abeli imfura yandi. Uko bakuwe muri Edeni imfura yawe nuko byabaye, ihita yica murumuna we kubera ko ibitambo bitemewe. Icyambere impamvu ibitambo bitakiriwe nuko imyaka itashushanyaga Kristo. Abeli we ajyana amatungo bishushanya ukristo mu dupfiramo. Rero so iki kintu ugomba kukimenya ko n'imbaraga z'umuvumo zagiye zinjira gahoro gahoro zicengerera abantu kandi zirabasenya, zirakurikirana ibyorezo, indwara, intambara, kutumvikana, kudashyira hamwe, gushwana, kuryana, gufungishanya, kwicanya, guhemukirana, gupambanira. Ugasanga abavukanyi barahanganye nk'uko sinzi uko nabisobanura, ku buryo usanga buri muntu yahisemo gushaka inshuti z'abandi bo ku ruhande kuko abo bavukana byaranze. Umuntu agahitamo gushaka undi mubyeyi uko abona wafite bitari kumukundira. Aya magambo ngira ngo uyumve: kwangana, guhigana, kubeshyana, kurwanyana, gusebanya, guteranya, guhangana, ibyo byose ugasanga ni ibikomere bituma umuryango ushwana, abantu ntibumvikane, hamwe baryana, munatashyikirana, umwe yabona akazi akumva ntiyahamwe ne wabo, ntibaganira, ntiyamutumira mu rubanza, ntiyagira gute, ahubwo injyane, guhangana, kubeshyerana, guteranya, kugambanirana. Uzi neza ko hari naho umushiki w'umuntu ashobora kwica ubwo umuntu ati uwo muhungu ni mushiki saza wanjye ndamuzi, nakujyana uzaseba. Ibaza ubuhamya butanzwe na mushiki wawe, uwo mugabo wamusanga. Ibaza ubuhamya butanzwe na musaza wawe, umukobwa wamujyana. Hari igihe biba ngombwa ko nabo twizeraga bafata ubuhamya bakabucurika bakabwangiza. So rero biradusaba ko tugira ubwenge nyabwo. Intambara hagati, kudahuza, guhangana, kubeshyana kw'abavandimwe, ababyeyi kudakunda abana babo, kudakunda ababyeyi babo, kudakunda n'abagore, mbere ugasanga imiryango yacanyemo, ntivuga rumwe, ntihuza, bakabahurira mu kirori bose ariko bacungana, kurogana kw'abavandimwe, guhigana kw'abantu. Ibyo byose ni ingaruka z'umuvumo. None si byo mvuze ntubibone iwanyu? Ntubibone iwanyu wabihinduye se? Mu barokore ntibiri yose bitabayo, biriya bitutsi byo mu madini bihoraho. Madini bagahangana, abarokore bagahangana, abantu bagahangana. Kuki tumva ko ari ikibazo? Icyambere ni ababyeyi ku bana.
ni ukuvuga ngo uzasanga abana bafite imico nk'iy'ababyeyi. Iyo tuvuga umwana ni uwabyawe, nanjye ndi umwana kuri mama, ndi umwana kuri papa, ariko ufite n'umwana we n'umwana kuri jyewe. Utikuramo ngo mbe abana bakambakamba, wowe uri umwana wa runaka, wabyawe na runaka, icyo kirahagije. Noneho ugasanga icyo gihe mu buryo bw'amarangamutima, mu buryo bw'imikorere, mu buryo byose, ugasanga barasa n'abana babo. Noneho ugasanga umuryango urisubiraho, kugira ibyumviro bipfuye mu muryango, kwangana nababwiraga, kutubaha no kudakundana. Ngiki ikimenyetso cyerekana ko umuvumo winjiye mu rugo rwanyu. Aho umwe ashobora kuba atunze imodoka, undi atagira n'akakweto ko kwambara. Aho umwe yumva yafata bavuye mu ndimwe akamugira umugaragu mu rugo rwe, akaba atamubaza. Mwari muzi ko bigera ku rwego umuntu agafasha abantu bo ku ruhande atazi, ntafasha abo bavukana, ariko yabafasha gute kandi baramuhemukiye? Kutanyurwa no kutakira ibintu no kutumva ibintu. Izi ni imbaraga zinasobanurwa za karande. Ese ubundi wakora iki? Ibi ni ibintu bigaragaza ndetse bihangana ku buryo uzasanga harimo guhigana, kwangizanya, guhemukirana, guteza ibibazo, guhangana, nk'uko umuvumo ugaragara mu bice 9:25 mu itangiriro. Noneho yavumaga umuhungu we, kandi ntiyavumye umuhungu we nyirizina, ahubwo yavumye umwuzukuru we, kuko Kanani yari imfura, nk'uko se yari imfura kuri se Nowa, ariko ntiyafata kuko hagomba kubamo imfura igafata wa muvumo. Ibyo byose tugomba kubisobanukirwa. Ibyo byose bikaza iyo umuvumo hari habamo intambara, kudahuza, guhangana, guhemukirana mu buryo bugaragara, buri mu physical and emotional. Ugasanga mu marangamutima barakwishe, physically baranakwica, ibintu bagahangana muri ubwo buryo. Hakazaho amagambo mabi cyane, kukumanipira, kubwira amagambo adafite urukozasoni, kubwira ibintu bidahuye, ndetse kwangana. Rimwe bikafekta ubuzima bwawe, ugasanga abantu barapfuye bakenyutse, abandi barahanganye, abandi baranganye, umuvumo ukata ku muryango wose, ku buryo bigeraho ugasanga wa muryango uri ariko ntibahuza, ntibanasuhuzanya, ntibaganirana, kandi ugasanga abantu barashwanye kandi ubona bahari. Mu buryo buri physically barahari, ariko emotional ntabagihari, bararangiye. Abo bantu basangamo umwuka wo guhangana, usanga bahangana cyane, physically, emotional, aggressive, kurogana, guhangana, kubyigana, gushwana, gupfubusa, gukubitana, gutukana, kudahuza kw'amasezerano, undi akarogesha abandi, guterekera abandi. Umwe yapfata ni wundogeye, mama ni wundogera, papa ni wundogera, mushanye ni wundogera, mwana ni wundogera. Hari abatakandagira mu rugo rw'undi. Muri make imiryango irahanganye, mwe mwayibona mukumva ntimubyumva. Satani akagenda akavuza igikoko ko abantu bagoro bagahangana, ariko mwagumye kumenya ko icyo kintu gikwiye gusenywa. Nyabuneka mwumva aya magambo muyumva, ni bibi. Nshuti zihanganye, abantu bahanganye, abantu batuzura, abantu batavuga rumwe, abantu bakubitana, abantu bafitanye byinshi, ugasanga bahanganiye ku bintu byinshi ariko bitagombye kuba byakabayeho. Bahanganiye ku nduru ndende, ku magambo maremare, si uko byagombye kuba bimera. Numvaga nifuza ko aya magambo nyaganiriza mwitegura kuzumva inzozi mu cyumweru kizakurikiraho. Ni ukuvuga ngo ni physical or emotion, aggression, chronic frustration, guhangana kw'imiryango, gutukana, kubeshyerana no kugambanirana. Tuve ubwo mvuze umuryango muri famiye imwe kwa runaka, ari ugasanga byararenze nabo kwa so wanyu, kwa nyoko wanyu, kwa nyogosenge, mene wanyu yo kure, ntimuhuza pe, kuko bamwe batanzeho ibitambo, abandi bavugiraho amagambo mabi, abandi basebya mu gihe kibi, abandi bapangira nabi, bityo bikurura ibibazo mu buzima, bikurura n'akaga. Kandi bigaragara neza ko uno muntu hari urwego atarimo ajyamo neza. Ntunkurikire mu nyumva, uzasanga birenga urugo. Icyo ndimo mvuga ndazi kucyumva. Ntimuvugana na mwene wanyu, ntimuvugana na papa wawe,
mwana wawe, tuvuga no kwa so wanyu, ntimurashaka no kurebana. Kandi hari n'igihe bigera umuntu akishimira ibyago by'umuvandimwe bikarenga famiye, bikajya muri famiye elarge, umuryango wagutse. Hamwe n'abantu bashobora kuba batuye aha muri Kigali ariko ntawavugana n'undi, umuntu agahitamo kujya gushaka izindi nkuru kure, no gushaka inshuti kure, no kubaza amakuru yawe kure, no kwishimira ibyago bya mugenzi wawe. Ibintu bibi koko kandi bizahora ari bibi. Bibiliya itubwira neza ngo mbategeko ryo gukundana no kubahana, ariko ibyo bintu abantu ntabyo bakeneye, ntabyo bashaka. Usomye ijambo ry'Imana ryanditswe mu butumwa bwa Yohana 15:22 haravuga ngo mbaye itegeko ryo gukundana urukundo rudasanzwe mu Bakorinto. Umuntu abari n'ababaye yishwe n'abishimye twubahane ku bwacu, ariko ibyo ntago ari ibyacu cyane. Sanga duhanganye, turarogana, turahigana, turavugana, abantu barashwana, abapasiteri barashwana, social media baratukana, mu nsengero barahanganye, inzandiko zirabyigana. Mbega mu by'ukuri nta mutekano dufite. Satani akishimira ibyo bintu, yarangiza akarangiza abantu. Ntabwo nshaka kuvuga ibintu binini, ndashaka kwibarizaho dukurikiye kumwe bw'abera ministries, kandi ukumva neza ko Imana imbabarira unyumve. Mwe mukurikiye ubumwe bw'abera ministries, mavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Turagira ngo umwuka w'Imana n'imbaraga z'Imana bikandagire, bihonyore, bisyonyore, byica ayo mateka ari ku buzima bwawe. Kuki wumva imibabaro wabayemo nawe uzabyara ababara batyo? Ahandi hantu bishobora kubona ko twama tukugira inama kwangana, kutavugana, kandi koko ibintu birakomeye mu muryango. Ushaka umugore ugasanga umugore wawe ntibavugana, ntavugana n'abasaza, ugasanga hari naho umuntu agira bati urugo najimo ni bwoko ki, ugasanga shwi data. Umuntu agahitamo kujya gushaka undi baganira, yenda no gushaka indi nshuti, kubera ko mwene wabo ntibavugana, ntibatabarana. Hari n'abatuye mu gihugu kimwe baragiye nko hanze naho bakaharyanira, kandi bitakabaye ngombwa. Ikindi kigaragaza ko ni ibintu byo gusenga ibishushanyo n'ukuri. Ushaka kumaze ko ntabyo nsenga, ntabwo ngiye gukomeretsa idini, nta muntu ngiye kuvuga mu idini. Iyo tuvuga ibishushanyo, guterekera no gusenga ibishushanyo, kuguza no gusenga ibishushanyo n'ibindi bintu byose wakora Imana idashima. Ibice 20:32 turavuga ngo ndi Uwiteka Imana yawe, ntuzagire izindi mana wikubita imbere. Ntuzagire izindi mana imbere yanjye. Ndi Imana yamubwiye, I'm the Lord your God, you shall have no other gods before me. Umuvumo wo gusenga ibishushanyo, amashusho, kuraguza, guterekera, kubandwa, myuka y'abarangi, myuka y'abapfumu, biriya bintu bizana umuvumo mu rwego rwo hejuru. Uwamaze gufatwa nabyo atakaza ubusabane n'Imana. Kandi ababyeyi batumurikiye za Nyabingi, batumurikiye iki, za Kiranga z'Abarundi, Byangombe yavuye Imana y'intirano, dore ko mu nta mana mwagiraga. Nari nkomeje nkubwira ku kintu kijyanye no gusenga ibishushanyo. Twari tubonyemo ibintu bitandukanye. Hari abakoresha bya bintu bajya barebera amashusho, hari abakoresha ibintu by'imihango yabo utamenya, harimo no kuraguza n'ibindi. Ibyo byose bigashobora kuba bitera impamvu yo gutuma wa muvumo kuzaho. Ikimenyetso kibyerekana ni uko utangira gutakaza imbaraga z'amasengesho.
ugasanga muri we gusenga ntibikiri ibyawe byarakunaniye. Icyo kimenyetso cya mbere, gutakaza kwizera, imiryango kuguta no kuganira, gutakaza igihe kinini n'amafaranga menshi n'ibintu bihenze, uri mu bintu bikugoye, gutakaza umwanya uri kumwe n'abandi bantu batanasenga batubaha Imana, ukagenda ugatakaza bya bintu, ukora filimi z'abamaji, ukora filimi z'abicanyi by'ubugome, mbega ugasanga igihe cyawe kinini cyamaze gutakaza akamaro. Bivuze ngo iyo usenga ibishushanyo cyangwa se iyo wakurikiwe n'umwuka w'abasengaga ibishushanyo, cyane cyane ababyeyi barabiraguzaga, baraterekeraga, barabandwa, buri gihe ibimenyetso ugomba kwibonaho ni ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo icya mbere, niba uri n'umunyamasengesho, gusenga biratakara, kandi byamara no gutakara ugasanga ntabwo ugeze ku ntego yawe neza cyane. So the lack of prayers ukayatakaza. Ikindi, loss of faith, ni ugasanga noneho utakaje no kwizera, utakaje ibyiringiro, urumva uri umuntu uri hopeless, ntawe urimo werekera. Ibyo ni ibimenyetso byerekana ko mu muryango ukomoka myiza baterekera cyangwa babanzwe bakoze ibindi bintu byose, ugasanga ugibamo cyane. Gutakaza amafaranga menshi cyangwa se makeya mu bintu usanga bidafite akamaro, bimwe bitazi n'ibyo ari byo, bya miti yo kwa muganga, ibintu bidasanzwe, kugira ngo uhore uri cya kibazo ku bantu bagiye basenga. Ikindi kikugora cyane, ugasanga buri gihe bikoroheye, umwanya wo gusenga ni ikibazo kuri wowe, ntubone mu buryo bworoshye. Wajya gusenga hakazi, wajya kuri za kazi bi, wajya muri ku buryo usanga umwanzi atifuza gupfa ngo usenge cyangwa ugira ikintu uvuga icyo cyose mu izina rya Yesu, urashaka kudisturbinga, ugasanga no giza stress, nta nubashe kubigeraho, ugasanga birakugoye. Ikindi, ukomoka mu muryango wagiye kwenza ukora ibintu by'ibigirwamana gutya, uraguza, uterekera, ubandwa, bamwe afite n'uruzi n'ubugome n'iki, uzisangamo ibyaha utazi iyo byavuye, urwaye nabyo byange. Nk'urugero, niba uvuka mu basambanyi, use gusambana ubyisangamo utabitekereje, utabipanze, byose ugasanga ni ikibazo. Ni sign byerekana yuko gutakaza imbaraga z'amasengesho, gutakaza kwizera, gutabwa n'imiryango, gutabwa n'inshuti. Kandi ikindi ushobora kubyariraho n'ikindi, kumara igihe kinini nyine ureba mu bya filimi nakubwiraga, pornography, ureba ibintu by'abamagiciye, filimi mbi z'urukozasoni, mbere ukabona ko ibintu bubamo. Ikindi, ugasanga ugira inshuti gusa zirirwa muri ibyo bintu, nta nshuti nzimugira, nizo ushatse ukazibura, no bityo ugasanga nayo si nk'abo bose, ugasanga ari ikibazo gikomeye. Ibi rero bishobora gutera ingorane cyane mu kubaho kwawe, kandi ugasanga ni ibimenyetso bikomeye. So nta kindi kintu wakora usibye kuba uri mu masengesho, guhora focusinga ku Mana, guhora buri gihe witandukanya n'abantu babi n'abishanyo byose biherereye n'abasenga ibigirwamana. Ikindi kandi, ugomba kumara igihe kinini uri kumwe n'abana bawe bafite, n'umugore wawe bafite, cyangwa n'umuryango wawe ufite, mbere ukagerageza ku buryo usanga yuko utajya kure y'umuryango we, kugira ngo hataho cya kibazo. Kuko nako Satani yamaze gupanga ibintu, kandi byose tubona ari bisa n'iby'ubwenge kubera imibereho tubaho. Ugasanga mwagiye kwiga, undi ntahari, undi ugasanga umwanya wo kubana n'abana ntawo dufite, umwanya wo kubana n'urugo rwawe ntawo ufite, aho ugasanga nyine imyanya turayibuze, turahura twiruka nka twese, maze Satani si kudusenya akaturangiza, ugasanga bitubereye ikindi kibazo gikomeye. Ngira ngo navuga kandi kantu kamwe tukaza gushaka umuti wabyo, cyo navuga ngo kwisangaho imico mibi. Kubona imico mibi y'ingeso mbi bitari bikwiriye, ukayibona ku mwana wabyaye, ku mugabo wawe, ku mugore wawe, mu mukoresha wo mubana. So nuvuga ngo iki kiraho cyerekana nk'umuvumo ukomeye cyane, kuko mu Bagalati ibice 6:7 haragaragaza neza yuko ikerekana umuvumo. Wajya gusoma ugasanga buri gihe n'umuvumo ukurikirana umuryango ushingiye ku mico mibi, ndetse ugasanga ibintu byiza ntibihari, abantu ntago bizerana, abantu ntibaganira, hari ubusambanyi, harimo ubusinzi, harimo kuvuga nabi, harimo gutongana, gufata abantu ku ngufu, gusenyana, kwangiza ibintu by'abantu, ko utagira umuco mizima. Ndetse rimwe na rimwe ugasanga bafite n'imico itari myiza yo kwangana, kwanga abana, kujugunya abana, kubigisha kwangana, kubigisha gukora nabi. Mbere ukabona ni imico mibi cyane y'ubupagani, ariko yinjira mu muryango abantu batabisobanukiwe, ukaza kuvangira abantu. Ibi niba ubibona mu rugo rwawe, menya ngo umuvumo urahari na karande, senga. Ikimenyetso cya mbere uzabona kibigaragariza ni uko uzasanga buri gihe imico myiza yarasenyutse, hari ubunebwe, ishyari, kwangana, kuvuga nabi, gutukana, koroshya ibyaha, kutubahana, kutubaha Imana, kugira gusanga mu kuganira uvuganye ntihagusubize, mugashwana, hakaba intambara mu muryango, kandi ugasanga buri gihe ibyo kubabarana ntibihari, kubwizanya kuri ntibihari, ugasanga barabeshyana n'abavandimwe, baracukurirana, baragambana. Ibyo rero mara kubibona mu muryango wawe, ukabibona mu rugo rwawe, cyangwa ukabibona ko mwashakanye, yaba umugabo cyangwa umugore, ukabona ibyo bintu biri iwawe, menya ngo uwashatse hano ari umuvumo, ukwiye gusenga Imana ikaguha umwanya wo kwakira ibyo no kubisohokamo. So no kuvuga rero ngo ikintu cya mbere, iyo umaze kubona ibyo bintu, ikindi ni uguhindura uwo muco. Biragorana,
ntabwo wahindura utazi ibyo ari byo, ariko nakubwiye uburyo wabwumvise. Umuco mibi yo kutazirana, kucana inyuma, kubeshyerana, kugambanirana, kwangana, ugasanga mu muryango harimo akaduruvayo gakomeye. Icyo ni cyerekana ko harimo generation curses, hari nk'imivumo ko igenda ihererekanya umuto ku mukuru, umukuru ku muto. Ugasanga n'uruheka ko nabwiye cyagenda ngo tunyura mu muhanda tutazi ukuntu wanyereye, tunyura tutazi uko byatugendekeye, twisanga buri gihe mu bibazo runaka bikomeye cyangwa bisukunda, ariko tutarabigizemo uruhare ngo tubisobanukirwe. So bisobanura ngo ni byiza nk'umuntu w'Imana ko bagombye kumenya icyo ukwiye gukora no guhagarara ku nzira nziza no gusenga Imana ikabana namwe. Mu magambo make, ntabwo ibimenyetso byose nabimara, oya, hari iyo mvuze imico mibi n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko nagira ngo dukemure utwo ngutwo tubushakashatsi, kubeshyana, kuhimbana. Ugasanga mu muryango wanyu hari nk'imico mibi runaka, mubyeyi utavugisha ukuri, umuntu kubeshya ngo yataye amafaranga atanayataye, umugabo ugasanga arabeshyana, abandi mu telefone bagahimba amazina, bamwe bakabita ngo n'amabati kandi ari abasheri babo, byo gucana inyuma, ingeso mbi, kutavugana ukuri, kutaganira. Byose nibyerekana ko mu muryango harimo ikintu. Ko narababwiye ngo ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 10:10 haravuga ngo nta kindi kizana umujura ukeretse kwica, kwiba no kwangiza. Yaratwibye, yaratwishe, yaratumugaje, yaraduhize, yaraturwanije. Ibyo byose bigaragaza neza ko ari imbaraga mbi zirwanya umuntu wari we wese muri ya nzira itari ikwiriye. So ni byiza ko nk'abantu b'Imana dusobanukirwa, tukamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, tukarihagaraho, kandi ugasanga dufite ya ntsinzi ihora mu biganza byacu ku manywa na nijoro. Yesu abahumera umugisha kandi Yesu abandindire. Nibyo nashaka kubwira, bigaragaza neza ko mu rugo rwanyu, aho washatse, aho washatswe, uwo mubana, umukozi wawe, umukoresha wawe, ariho uwo mwuka. Ibyo bintu uzabimusangaho buri gihe kuko ngiye mbigusobanurira. So niba rubonye bino bimenyetso byose ukaba byibonyeho, ukayibona mu rugo rwawe, ibi mvuze no mu rugo rwakijwe birahari, pastor birahari, abantu bose birahari, ibi mvuze birahari, abantu batarabohotse bikugora, kandi ukisanga buri gihe ibyo abandi babona byoroshye, wowe no kwihanagura icyo ntunabibona, kandi abantu ntumenye aho biciye. Nicyo gisobanura, cyerekana ko mu muryango wanyu harimo icyo kibazo gikomeye. Nshuti y'Imana, mukunzi w'Imana ukurikira Ugomba Ministries, afite akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo nkwisabire gukomeza ukore subscribe, utayikora yikore, kandi ikiganuka kihererane. Abantu baraboshywe bakeneye kubohoka no kumva ukuri no kumenya ukuri no kwakira ukuri. Muhabwe umugisha n'Imana, ibyo mukora byose muhahe muronke kandi mugwiza imbaraga. By'ukuri nimero iragaragara, inkunga y'ibitekerezo cyo watubwira cyose twacyumva, abatuvuga ngo dukore gutyo twanabikora, byose yana n'ubushobozi. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ndabakunda cyane, muhahe muronke, mugubwe neza. Shalom shalom, nakagaruka. Bye bye.